hagize uwo mbasha kugira inama namubwira kutabikora under normal circumstances. Wibikora niba ubona ari ibintu bisanzwe, ariko niba umugabo wawe agukubita akumenasa cyangwa se akubita abana bawe, then of course get out and first. Irukava hasi atarakwica. Ariko nge suko byari bimeze. Kese yanjye there was no abuse, nta hohoterwa ryari rihari. Nge n'umugabo wanjye twari tumaranye imyaka 8. Yes, 8 years. Imyaka 8 byari byiza. Dufitanye abana 4. Tumaze nk'imyaka 5 tubana, nabonye promotion mu kazi. Maze kuzamurwa mu ntera, mu mutwe wanjye nishyizemo ko umugabo wanjye bishobora kuba bitaramushimishije kuko twatangiye kujya dupfa utuntu duto ngira ngo ahari wenda ni jalousie, ni ishyara mfitiye cyangwa se wenda ntiyishimiye iterambere ryanjye nk'umugore. Mbere nta mafaranga twari dufite, ariko maze kuzamurwa mu ntera natangiye gukorera umushahara munini cyane urutuwe. Natangiye gukorera amafaranga menshi. Mu gihe njye amasaha yanjye mu kazi yiyongereye, aye yaragabanutse kandi hano duhembwa ku masaha. So he was at home more. Igihe kinini yabaga ari mu rugo. Natangiye kugira akantu kubwibone no kwiyumva cyane. Nkabona murenzeho kuko w'inshuro nyinshi yabaga ari mu rugo nyine ari kumwe n'abana gusa. Igihe kinini nageraga mu rugo bari kujya kuryama cyangwa se rimwe na rimwe ngasanga abana aryamye. Nyuma y'amezi make sinatinze kubona ko rwose ibintu bitameze neza mu rugo iwanjye ntahari. Hari ubwo natahaga ngasanga amasaha natogeje yandaraye ku meza ho, hakaba ubwo nsanga abana batariye, ibintu biteraguye hejuru n'ibindi byinshi byatumaga numva murakariye, ariko n'ubundi bikaba iby'ubusa. Undi munsi ngataha ngasanga n'ubundi nta cyahindutse. Umugabo wanjye akambwira ngo I will try harder tomorrow, but that it was hard being home all the time. Yarambwiraga ati nubwo bikomeye ndagerageza, ariko cyari gikomeye ahubwo no kwirirwa mu rugo igihe cyose. Icyo nicyo cyandakazaga kurushaho. Nyuma y'indi myaka mike rero ibintu byakomeje kwanga. Amasaha yanjye ntiyigeze agabanuka kandi aye nawe ntiyigeze yiyongera. Ku bantu batarabyumva neza, twebwe hano gukora amasaha make ni kuhembwa make. Ufite akazi keza n'ubu ufite full time job, ukora umunsi wose cyangwa se amasaha menshi ku munsi. Kubera amasaha menshi nge nakoraga, umugabo wanjye ntibyari bumukundire nawe kuba yagira akazi k'amasaha menshi kuko mu rugo abana bari bakeneye umuntu of course, ariko kandi nanone twari dukeneye amafaranga. So whenever he would tell me that he could get extra hours, I would always complain. Iteka ryose iyo yambwiraga ko agiye gushaka akazi akora amasaha menshi, navuzaga induru ngatongana, kandi nyamara nanone yakora amasaha make nabwo simworohere. Ngasakuza n'ubundi mvuga ko azana amafaranga make mu rugo rukeneye byinshi. Akambwira ati se none tubigenze dute? Twaba tugize icyo tutumvikanaho. Nkamubwira nti uri umugabo nawe ushaka igisubizo. Nari mbizi ko ndi kumugora, ariko nge numvaga ntacyo bindebaho cyane. I really started to resent him and pull it away from him. Natangiye kumuca amazi no kumusuzugura. Nkabibona ko bimubabaza ariko singira icyo mbikoraho. Mu mutima naravugaga nti niba adashaka kubabara nagerageze nawe kunezeza. Natangiye kwitwaza izo mpamvu zose zibitagenda neza mu rugo iwanjye nk'uburyo bwo kubasha kugira undi mugabo twakoranaga mbiganiriza. Uwo mugabo twakoranaga numvaga ari just a friend, inshuti isanzwe, ariko testing him at work turned into testing him at home. Byatangiye tuvugana mu kazi, birangira dukomezana nyuma yo kugera mu rugo tugakomeza kwandikirana. Bitangira ari amafoto, bigera aho dutangira no koherezanya amavideo. Ntibyagarukiye aho gusa kandi, ahubwo natangiye no kujya nshaka umwanya wo guhura nawe hanze y'akazi. I knew it was wrong, but it made me feel alive. Nari mbizi ko ibyo ndimo ari amakosa, ariko byibuze byatumaga numva ngihumeka, nkiri muzima, cyane ko umugabo wanjye we nta na rimwe yari yarigeze abasha gutuma niyumva gutyo mu myaka yose twari tumaranye. Nari ndambiwe kubaho ntishimye. Ibyo byose rero nabikoreraga njye ubwanjye ngo numve nakongera kunezerwa. Icyabyishe byose rero ni umunsi ntaha ya masaha yanjye nyine y'ijoro mvuye mu kazi, ngasanga inzu yose yayisukuye, yogeje ibyombo, imyenda itameshe yayishyize mu mashini, imesha arayizinga, frigo nsanga yuzuye ibyo kurya, yatetse ibiryo bishobora kumara nk'iminsi 4 yose, ndetse nsanga yanashatse filime turaza kurebera hamwe twese n'abana.
Ibi byakabaye byaranejeje iyo biza kuba mu myaka mike ishize, ariko iryo joro I couldn't even look at him. Ntacyo byambwiye. Sinigeze byibuze nanamureba mu maso ngo mushimire, ahubwo I pretended to be sick. Narirwaje mvuga ko ntameze neza. Umugoroba wose nawumaze mu buriri mu cyumba, mu gihe we yari akicaye muri salo antegereje aza kumbaza buri kanya uko niyumva, mbaza niba twajya kwa muganga, ategura ibyo kurya binzanira mu buriri. Nabwo nubundi ntibyanshimisha, ahubwo numva birushijeho kundakaza kuba atumye niyumva nk'uwishinja icyaha, niyumva nk'ufite ikosa runaka. Muri iryo joro nubundi nisanze ndi kwandikira wa mugabo dukorana. Nka nyuma y'amezi 2 guturuka iryo joro, icyo yakoraga cyose nakirengagizaga nk'utakibonye. Mugabo wanjye nawe atangira kujya babazwa n'uburyo mwitwaraho, naho nge ndaho gusa ntegereje ko umunsi ugera bikanga neza burundu, kuko nari mbizi ko uwo munsi uzashyira ukagera byanze bikunze. Nyuma yo kugurukana no gushwana, iteka niwe wasabaga imbabazi z'ibyo namubwiye yakoze nabi, ariko nyamara njyewe nta na rimwe nibuka nigeze mvuga ngo mbabarira, ahubwo nashakaga uburyo bwo kumugerekaho amakosa no gukomeza gutuma yumva ari nge wababajwe. Kumva iteka ko ari nge urengana naho wagahora ari we munyamakosa, numvaga icyo gusa gihagije kuri nge. Ndetse n'umunsi amenye iyo relationship yanjye na wa mugabo dukorana, namweretse ko ntacyo umutima unshinja, ntacyo bimbwiye rwose. It really destroyed me inside to see him holding back tears. Byaranyishe cyane, aho singiye kwirarira numvise binkozeho kumubona ari kumira amarira agerageza kurwana no kutandirira mu maso, ariko sinamweretse ko nanjye ubwanjye bimbabaje. Namwiriyeho cyane, ndetse uwo mwanya mbona ko ari wikana niwe ababaye, nibwo namubwiye ko nshaka gatanya, nshaka divorce. Icyo gihe nanjye ubwanjye usibye no kubibona, narabyumvise ko nsatuye mu mutima we kabiri. Mu by'ukuri byaramurenze, aramfata aranyinginga, ambwira ko twakongera kugerageza tukabinyuranamo, kandi ko yizeye ko tuzabirenga. Ariko njye amatwi yanjye yari arimo ibiti, sinashoboraga kubyumva. Numvaga ntacyo bimbwiye rwose kuba nashyira imbaraga mu kuramira mariage yacu ntisenyuke. Numvaga ntanabishaka, ariko cyakoze narekeye aho kuvugisha wa mugabo dukorana, ariko mbireka ako kanya kuko nari mbizi ko igihe cyose nzashakira kongera kubura uwo mubano wacu bizankundira. Narabibonaga ko ari kugerageza, ariko inshuro nke gusa nibwo namwerekaga ko mbibona. Mu by'ukuri nanjye sinarinzi ngo ni byinshi bihe umugabo yakora ngo numve nezerewe, ariko aha ubanza ari ukugira akazi kamuhemba menshi ahagije ku buryo nge bitansaba gukora. Umugabo wanjye yambwiraga ko agishakisha ako kazi, ariko gushakisha no kukabona kuri nge byari ibintu bibiri bitandukanye. Natangiye kujya mubwira amagambo amusesereza, ndetse nkanamusuzugura rwose bigaragara. Numvaga nge niyizeye bihagije, niyemera nanjye ubwanjye nkabyibonaho. Nahamagaye umunyamategeko, mu byumweru bike yaranzaniye impapuro za gatanya. Umugabo wanjye we nta byinshi yasabye, yanyerekaga ko rwose atishimiye gutandukana kwacu, ndetse binashobotse twabyihorera rwose. Ariko nge nari ngeze aho nsigaye murebera ku rutugu gusa. He was broken but I was free. Mu gihe we yarashengutse umutima, nge nari mbohotse, mbasha noneho gukora icyo nshaka ntawe mbanje kugisha inama cyangwa se kumenyesha. Sinakumvisha uburyohe bwo kwigenga my dear, ariko ntibutinda nshuti yanjye. Nyuma y'ukwezi kumwe gusa dutandukanye, imodoka itwara ibishingwe yancitse gatatu kose. Iyo natahaga ngasanga ibishingwe byatwawe, aha rubanza naratekerezaga ko byikora cyangwa se ababitwara baza no kubyikurira mu nzu. Ntangira gusanga amasahani atogeje, nta sahane yo kuriraho wabona, abana nta myenda ifuze bakigira. Sinari narigeze na rimwe mbona abana banjye bari miserable, batishimye mu buzima nk'uko bari bameze maze gutandukana na se.
umukobwa wanjye mukuru we yaje kugwa kuri message zanjye na wa mugabo twakoranaga, ndetse abona n'izo se yanyandikiye tugitandukana ambwira ko twagerageza andi mahirwe nanone. Ibyo byose abibonye ntibyasabye igihe kinini ngo umukobwa wanjye arekeraho kumvugisha neza burundu, uretse igihe yabaga agiye kumbwira ko ashaka kujya gusura se. Abandi nabo 3 bakambwira buri munsi ko bashaka kujya kubana na se. Nagerageje ibishoboka byose ngo mbanezeze, bigatuma nisanga kubanezeza kwanjye ari ukubagurira ibipupe n'ibikinisho gusa, ariko ibyo byishimo nabyo ntibyamaraga isaha irenze imwe. Natangiye no kugira ibibazo mu kazi. Naje gusanga kuba njyenyine mfite abo bana bitashoboka ko nkomeza gukora ayo masaha yose. Naje kwisanga ntangiye kujya mpamagara uwahoze ari umugabo wanjye, ndavuga papa wabo, nkamusaba niba byashoboka akaza kuba ari kumwe n'abana, kandi iteka akaza bwangu uko bimushobokeye, ndetse akambaza niba nta kindi nkeneye ko yamfasha. Rimwe na rimwe nageraga mu rugo ngasanga inzu ikoropye, ibyombo byogeje, ndetse inshuro nyinshi yanatetse, ntagaburira abana gusa ahubwo nanjye ibyanjye ngasanga yabisize. Namara kugera mu rugo ntaba akivuze byinshi, ahubwo akaba aragiye ati ujye umpamagara igihe cyose ugize icyo ukenera wumva ko nagufasha. Ndetse yewe hakaba n'ubwo nsanga byabishingwe njye nari ntaramenya iminsi bigendera yabintangiye. Iyo igihe cyabaga kigeze ngo atahe, nabashaga kubona agahinda ku maso ye. Ndibuka rimwe ya nshuti yanjye wa mugabo dukorana yantumiye gusangira ifunguro rya nijoro, nyuma yaho tukajya no kureba filme. Nabyemeye vuba cyane mbisamira hejuru, numvaga biri bunduhure. Ariko turi kurya numvise umutima uncira urubanza, numva nguwe nabi cyane ku buryo byarangiye ntashye na ya filme tutagiye kuyireba. Nyuma y'amezi mbayeho nabi n'amarira menshi cyane, I found myself on a therapist coach. Nisanze ndyamye mu ntebe y'umuterapiste ndimo mubwira ibyanjye ntangiriye kuri ya promotion nahawe mu kazi. Umuterapiste wanjye nta na kimwe twigeze twemeranyaho nakoze uko cyagombaga gukorwa, cyangwa se ngo yemere impamvu zanjye nge namwumvishaga ko zifatika zatumye nsaba iyo gatanya. Byarangiye nsigaye njya kumureba, ndavuga uwo muterapiste wanjye inshuro 3 cyangwa se 2 mu cyumweru, ndetse uko ngerageza kumwereka ko ibyo nakoze byari bikwiriye, nawe niko yarushagaho kunyereka ubundi buryo bwiza nakabaye naratwayemo ibintu. I don't really know if I cried as much in my whole life as I did in the first months in her office. Sinzi niba naba narigeze ndira mu buzima bwanjye nk'uko narize mu mezi ya mbere mu biro bye, ndavuga by'uwo muterapiste wanjye, ubwo yabaga ari kunyereka amahitamo mabi nagize n'amahirwe napfushije ubusa. Nyuma ya miliyoni hafi 3 nari maze gutanga muri iyo therapy, naje kumenya ko umugabo wanjye nawe yari afite amakosa, ariko ataremereye nk'ayanjye. Nge nazambije ibintu neza, navuze ndetse nakoze byinshi byari gutuma adashaka kongera kumvugisha, ariko yarabikoze, yaramvugishije. Ndetse ndibuka umunsi anyingingira kudatandukana, ubwo yari atarasinya impapuro za gatanya, ariko ndinangira. Ubu nibwo mbona ko nihenze, nibeshye. Mu cyumweru gishize naramuherekeje atashye, ubwo yari yirirwanye n'abana n'ubundi, mubaza niba byakunda ko dusubirana. And when he looked at me, his eyes were full of tears. Andebye, amaso ye yahise azenga amarira ndetse andatemba ku matama. Mu ijwi ryuzuye ikiniga arambwira ngo, nakubeshye sinzi niba nabibasha. Wanteye agahinda n'umubabaro ntazi ko ushobora kuzigera umenya ingano yawo. Iteka nahoraga ntegereje umunsi uzafungura amaso ukabona uburyo ngukunda koko. Ariko narategereje kugeza ubwo nsaba ko dutandukana. Nta cyanyemeza ko utakongera kunkora nk'ibyo wankoze, kuko ubu nta cyizere na gito nakongera kukugirira. Nta kintu kigeze kinkomeretsa muri ubu buzima nk'uko wabikoze. I don't blame him. Simurenganya, nta n'icyo mushinja rwose, kuko naje gusanga narabuze umugabo mwiza w'ibihe byose kuri nge. Nabujije abana banjye amahirwe yo kurerwa n'umubyeyi mwiza utagira ukwasa, ndetse nawe mubuze ibyishimo byo kuba hamwe n'abana be. Naho nge kandi nge wirukiye gatanya nizeye umunezero n'ubwisanzure
umwanya wanjye ntari mu kazi iyo ntawumaze nicaye mu cyumba ndira nkumara ku gitanda cy'umuterapist. Inama y'umunsi. Niba mariage yawe ari mbi, look at yourself first. Banza wirebeho, urebe niba hari icyo ushobora guhindura. Ubu nibwo butumwa bwanjye ku bagabo n'abagore bubatse ingo. Divorce is not a fun. Gatanya si wo munezero. Kubona uwo mwashakanye akomeretse, abana batishimye is the most painful experience that I can imagine. Niwo mubabaro uruta indi yose naba narabashije kumva. Give your marriage a second chance. Mwongere muhe ingo zanyu amahirwe ya kabiri. Inama y'umunsi. Inama y'umunsi. It's raining outside of my window, and listening to the rhythm of the falling rain makes my mind calm. Mpagaze mu kirahure cy'idirishya ryanjye, ndimo ndareba uko imvura igwa, kumva iyo njyana y'ibitonyanga bigwa hasi biturisha ubwonko. I wanna tell you my story. Ndumva nshaka kubabwira inkuru y'ubuzima bwanjye. Icyo gihe nari mfite imyaka 20 y'amavuko, umunsi mpura n'urukundo rw'ubuzima bwanjye. Nahuye n'umukobwa witwa Ruby, umukobwa w'uburanga n'igikundiro kidasanzwe. Namukundaga bikomeye, but unfortunately yari afite undi mukunzi, yari mu rukundo n'undi musore. Nta na rimwe bwiraga ntamutekerejeho, ariko nanone nkumva kumubwira ko mukunda byongeye mbizi ko afite umukunzi bizica umubano wanjye nawe. Noneho nkisanga mbuze byose, nkabura urukundo n'ubushuti. So naracecetse gusa hakaba ubwo ngeraho nihebye numva ntazabasha kubaho ntamufite. Amazina yanjye nitwa Ryan. Umunsi umwe ntazibagirwa mu buzima bwanjye ni umunsi naje kumva ko Ruby, wa mukobwa nkunda byo gupfa, yatandukanye na boyfriend we. Naranezerewe bitavugwa, ndavuga nti wabona yari wo mwanya mwiza wo kubyaza amahirwe mbonye umusaruro. Mu by'ukuri nari nzi infidelity y'umukunzi we, nari mbizi ko umusore bakundana atari umunyangeso nziza, ariko nanone nkirinda kuba nabibwira umukobwa ngo adakeka ko nshaka kumwangisha umusore bari kumwe kugira ngo nkunde mwegukane, cyane ko nawe yarabizi ko mukunda. Birumvikana ndetse cyane umukobwa yarababaye amaze gutandukana n'uwo yatekerezaga ko ari we rukundo rw'ubuzima bwe. Gusa nyine namubaye hafi uko nshoboye, nkamwihanganisha, nkamusohokana, nkagerageza kumusetsa no kumwibagiza urukundo rutagihari. Buhoro buhoro umukobwa yatangiye kubirenga, arongera amera neza, ndetse mbona ari cyo gihe cyiza cyo kumubwira ko mukunda, niba bishoboka nanjye yampa amahirwe. Ladies and gentlemen, I was deeply afraid of rejection, but Ruby gladly said yes. Nari mfite ubwoba bwo guterwa indobo nk'ubwundi musore wese yagira, ariko umukobwa yambwiye ngo yego abyishimiye, ndetse cyane nk'uwari umaze igihe nawe abitegereje. Nguko rero uko twatangiye gukundana. Uyu mukobwa nari mwirutseho igihe kinini cyane, umutima we rero nari mbonye nawuteruje yombi. Nakoze ibishoboka byose, yewe n'ibitarashobokaga naragerageje ngo munezeze, muhe urukundo yari atarumva na rimwe. Umukobwa nkamuha impano buri munsi, amasiripurize menshi, ibyishimo bye byari nk'itegeko kuri njyewe. Kumubona nezerewe numvaga ariko kazi kanjye ka mbere. Sinzi niba ari uko namubonye bimvunnye, numvaga ntashaka na gato gukora ikosa ryatuma mutakaza. Siwe gusa kandi n'umuryango we numvaga uri mu nshingano zanjye. Rimwe na rimwe najyaga ndihira ababyeyi be tike y'indege bakajya gutembera mu gihugu bashaka. Na n'uyu munsi sindabasha gusiba mu bitekerezo byanjye ijoro umukobwa nyongorera ngo I'm here to stay baby boy until the day that do us apart. Ndi hano kandi nzahaguma kugeza urupfu rudutandukanyije. Uwo munsi na n'ubu ujya ugaruka mu nzozi.
abakobwa twari twishimanye kugeza ubwo twembi dutangira kwibaza tuti ariko ubundi dutegereje iki, harabura iki ngo tubane. Twabitekerejeho neza dusanga nta mpamvu yo gukomeza gutegereza kandi urukundo n'ubushobozi bihari. Ubukwe twarabupanze, dutumira inshuti, abavandimwe, imiryango, ababyeyi bose twarababwiye. Mu myiteguro byose byari sawa, buri kimwe cyari kimeze neza kabisa until something happened just a week before our wedding. Ruby seemed off. Habura nk'icyumweru kimwe mbere y'ubukwe bwacu, umukobwa yabaye nk'uhinduka. Namubaza ikitagenda akambwira ko ameze neza ari just my imaginations. Akavuga ko ari njye uri kubona ibidahari. Ati maybe ni iyi myiteguro y'ubukwe yanteye stress ariko nta kidasanzwe cyabaye sweetheart, ntugire ikibazo. Finally, umunsi w'ubukwe waje kugera and I was all sweated up. Nditegura ikote ryiza ndetse rinahenze cyane ndirundamo. Ryari ikoti nahawe nk'impano na papa wanjye. Numvaga nezerewe bidasanzwe. Buri umwe yari yishimiye couple yacu, abasore b'igihagararo nabo baberewe rwose, ababyeyi n'abavandimwe banjye ndetse n'abakobwa bamperekeje twese duhagaze dutegereje ko umugeni bari bamaze guhamagara hinguka. Nari mfite amatsiko adasanzwe. Wumve ngo amatsiko adasanzwe yo kubona umukunzi wanjye mu ikanzu y'umweru, cyane ko we yarasanzwe ari na mwiza. Numvaga noneho ari gusa na bike byarushijeho. Ubukwe bwacu bwabereye ku nyanja. Narahindukiraga nkareba uburyo amazi atuje, ikirere gisa neza, nkumva ninjye mugabo uhiriwe ku isi. Umukobwa yabaye nk'utindamo gake kuza. Mu gihe abantu batangiye kujujura bati umugeni ko yatinze byagenze bite, nanjye igitima gitangiye kudiha. Imodoka yari imuzanye yarahingutse. Ubwo ntangira kumwenyura, abandi nabo batangira gukoma amashyi bavuza induru bishimye. Igitangaza Ruby ntawe ari mu modoka, haje umushoferi gusa. Narumiwe, numvaga ntari gusobanukirwa ibiri kumbaho. Muri ako kanya umushoferi yavuye mu modoka ampereza ibaruwa mu ntoki. Nta kindi natekereje uretse kumva ko umukobwa ashobora kuba akoze impanuka agapfa, ariko nanone nkumva ubwo atari bwo buryo nabimenyeshwamo. Natangiye kurira ibaruwa ntaranasoma ijambo na rimwe. Mva icyo yavugaga. Forgive me Ryan, I'm still in love with my ex-boyfriend. Mbabarire sweetheart, mbabarire mu by'ukuri numva ngikunda ex wanjye, wa musore twahoze dukundana, and I recently patched up with him. Sinabikubwiye ariko vuba aha cyane rwose twarasubiranye. Numvaga umunsi w'ubukwe nugera bizaba byarangiye, nzaba nafashe icyemezo njye nawe tukabana, kabone nubwo naba ngikunda undi, ariko ndumva binaniye neza. Nicaye ku gitanda cyanjye nambaye ikanzu ya mariage, nari maze kwitegura ngomba kuza, ariko umutima wanjye Ryan, sinshaka kukubeshya ubuzima bwawe bwose. Nabuze imbaraga zibikubwira amaso ku maso, niyo mpamvu mpisemo kohereza ibaruwa. Ndabizi ko vuba cyangwa kera uzashyira ukabona umuntu ugukunda by'ukuri nk'uko ubyifuza. Ubwo nanjye amarira yarimo ashoka ku matama ndimo nsoma ibaruwa. Bamwe mu batumirwa bari baje mu bukwe bariranye nanjye nubwo bari batarabasha kumenya icyabaye. Abandi nabo gake gake batangira kugenda nyuma yo kubona ko ubukwe butakibaye. Narababaye, numvaga nsa n'uwataye ubwenge neza. Noneho icyanzengerezaga kurusha ibindi ni ukuba ntarabashije kubibona kare ko umukobwa atankunda ngo mbe nkuyemo akanjye karenge. Mu by'ukuri sinzi niba ari cya kindi bavuga ngo urukundo ni impumyi, ariko nasubije amaso inyuma nsanga hanini naranezezwaga no kumwita wanjye. Ibyo atabashaga kunkorera nk'umukunzi sinabitindagaho na gato. Umukobwa namuhaye ibirenze umutima, ariko aranga arahemuka. I remember papa aza akankomanga ku bitugu akampobera, nawe arimo arira ati son, uzabirenga humura. Icyo
nakoze nafashe imodoka nyiha umuriro, bamwe bati agiye kwiyahura mutabare, mama ati no, leave him, mumureke mumuhe igihe abanza byakire, naho kwiyahura byo ndabizi ko atabikora, ari strong cyane, ndamuzi azabyumva. Nafashe Ferrari uko ngeze kwa Ruby, nkinjira n'umujinya n'agahinda n'uburakari, ndamubaza nti why, kubera iki? I was the happiest man a day before and now I'm completely heartbroken. Ejo ninjye mugabo wari wishimye ku isi yose, ariko uyu munsi ninjye ushenguwe n'agahinda. Niki ntakoze Ruby cyatuma umpemukira bigeza? Umukobwa yarandebye nawe atangira kurira, ariko ntiyagira ikindi avuga. He asked me to leave. Yarambwiye ngo Ryan, sohoka utahe ndakwinginze. Sinzi niba hari igihe naba narigeze niyumva nabi mu buzima nkuko niyumvaga ako kanya. Nta n'icyumweru kirashira ababyeyi banjye banjyanye mu kindi gihugu tujya kumarayo iminsi, kure y'umujyi nari ntuyemo, kure y'amagambo n'ipfunwe nari mfite ryo guhura na buri umwe wari uzi uko byangendekeye. Numvaga ndambiwe guhabwa pole na buri wese duhuye, batisha ihangane uzabona undi, ihangane ntiyari uwawe, ihangane bra 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 bra. Numvaga mbihaze, numvaga mpazi izo condolences. Sometimes sorry z'abantu aho kugukonsora zishobora kugukomeretsa kurushaho. Gusa mu byo nagerageje byose ngo moving on, mbirenge mwibagirwe, nta na kimwe kigeze kigira icyo kimfasha. And it's been a while, hashize igihe. Nyuma y'imyaka 2, you won't believe me, ninkubwira icyabaye nturi bunyizere. Ndyamye mu cyumbi wanjye mu rugo, numva umuntu arakomanze. Natunguwe no kubona Ruby, umukobwa wanteye igikomere nari ntarabasha kwibagirwa, ahagaze imbere yanjye. Umukobwa nawe ubona ari dispirited, hopeless, washobewe. Turarebana hashira akanya, twembi turarira. Umukobwa ati I was a fool, I was stupid to betray you. Naribeshye, narahubutse, sinzi niba nkwiriye imbabazi. My friend, nabuze icyo mvuga, narumiwe. I couldn't understand whether it was a dream or a reality. Sinabashaga gutandukanya niba ibyo ndi kubona ari inzozi cyangwa se ari ukuri. Umukobwa arakomeza ati boyfriend wanjye yongeye arampemukira nanone. Nabaye ikigoryi umunsi nizera ko yahindutse koko. Ryan, I was so stupid to let you go. But if you could give me one more chance, I'm here to stay, baby. Nabaye ikigoryi cyane, ndakurekura agenda. Ariko mpaye amahirwe ya kabiri, Ryan, nakosora ibyo nishe. Navura umutima nanjye nzi ko nateye igikomere. Amagambo ya Ruby numvaga ari kurushaho kuntera agahinda no gutoneka hari hakiva nyuma y'imyaka 2 yose. Nafunze urugi. Ruby ari kuririra hanze ku muryango, nanjye ndi kuririra imbere mu nzu. But I really don't know what is killing me more, keeping her or letting her go. Sinzi icyo gukora mu by'ukuri. Sinzi ikimbabaje kurusha ikindi, hagati yo kumubona hafi yanjye cyangwa se kureka urukundo rw'ubuzima bwanjye rukagenda burundu. Inama y'umunsi. Sometimes love causes more wounds than it heals. Rimwe na rimwe urukundo rutera ibikomere birenze ibyo rukiza. Inama y'umunsi. Inama y'umunsi.
Tracy yari umukobwa ukiri mu ishuri mu mwaka wa nyuma, ariko agira amahirwe abona akazi ku bitaro byari hafi y'umujyi atuyemo. Yakoraga amanywa akiga ijoro, yaba avuye ku ishuri agasanga nyina akimutegereje, dore ko ari nawe wenyine yari afite babanaga. Umukobwa wumvaga ubuzima bwe bufungiye mu isi ntoya y'akazi gusa n'ishuri. One day life gave her a chance to change everything. Umunsi umwe ubuzima bwamuhaye amahirwe yo guhindura buri kimwe ubwo yahuraga na Andrew. Bahuye bate rero? Andrew yaparitse imodoka yiruka kuri bus stop ngo agure agakawa ubundi akomeze. Yari afite umunsi muremure, yarihutaga bikomeye. Habuze gato ngo akubite Tracy urugi rw'imodoka. Kubw'amahirwe umukobwa ntacyo yabaye uretse ko rwamuhushuye ku rutoki agakomereka bidakabije. Nguko uko baje kumenyana. Andrew yari umusore uvuka mu muryango ukize koko. Bahuye bafite ubuzima butandukanye, ibitekerezo n'imyumvire inyuranye ku bintu bimwe na bimwe. Iby'urukundo rwabo byo simbitindaho cyane. Nyuma y'amezi 7 bahuye, baje kubana barashyingiranwa, ndetse bidatinze umukobwa yahise asama. Umukobwa amenye ko atwite, batangiye kwitegura ndetse no kurota akana kabo ko kazaba gasa niba ari agakobwa cyangwa se agahungu. Icyo nzi cyo nuko aba bombi bari bishimiye kubona akana gakina kiruka mu mbuga mu rugo. Tracy yakomeje inkuru ati nari maze kugenda ngura udukoresho buke buke ndetse n'utwenda naratangiye kugura, ariko unfortunately inda yaje kuvamo. Narababaye. Umubyeyi wenyine wabuze umwana niwe wabasha kumva uburyo biryana kwicara mu cyumba ugasubira muri valise ureba imyenda wari waraguriye umwana wawe ariko utabashije kumwambika. Niwe wenyine wabasha kumva uko biremerera umutima w'umubyeyi kujya kwa muganga utwite ukagaruka wenyine nta mwana. Ni ikintu umuntu arwara imyaka n'imyaka. Namaze amezi menshi cyane numva ntagishaka gukandagira ku kazi. Umugabo wanjye yambaye hafi cyane uko yari ashoboye muri icyo gihe, arwana no kundinda kwicwa na depression, akansohokana ku nyanja, ariko n'ubundi nkumva nta byishimo biruta iby'uko nari kuba nkikiye umwana wanjye aka kanya. Twagera ku nyanja n'ubundi ntihagire igihinduka, tukagenda ndira nkagaruka ndira. Nyuma y'amezi 6 narongeye ndasama, ariko noneho kuri iyi nshuro numvaga mfite ubwoba budasanzwe. Nagumye mu rugo ntasohoka, numvaga nta kindi nshaka, numvaga mfite agahinda no guhangayika gukomeye. Andrew buri munsi yatahaga avuye ku kazi agataha dutongana dupfa ko nirirwa mu nzu, kandi nyamara kuba najya hanze ngatemberaho gato atari ku bwanjye gusa, ahubwo ari na ngombwa ku buzima bw'umwana uri mu nda. Naramwumvaga ndetse nkumva rwose ari mukuru, ariko singira icyo mbikoraho. Nkigumira mu rugo n'ubundi kuva ku munsi wa mbere kugera ku cyumweru. Nahoraga mpangayitse, nigengesereye, nihebye, ariko n'ubundi ntibyabujije inda yanjye kuvamo. Nanone yavuyemo igeze noneho ku mezi 5, aho nabaye nk'umusazi. I was terrified for getting pregnant again. Nasigaye noneho ntazi icyo nshaka, ntazi niba numvaga ntangiye kwiyanga, ubundi nkumva nanze umugabo wanjye. Nari lost, sinari nkibasha kwimenya kugeza ubwo uko natangiye kuvangirwa emotionally mu marangamutima. Byatangiye no kudutera kwisanga dusigaye tuvugana nabi cyane mu rugo. Twaba tutatonganye ntituvugane na gato. Buri umwe yari yifitiye ibye bibazo, no mu cyumba yewe turanatandukana, buri umwe afata icye cyumba. Andrew aza kunsaba ko nakwegera umusaykologist, ahari wenda we hari icyo yamfasha, ariko ndamunanira neza, mubwira ko njye ubwanjye nzifasha gukira kandi bizashira. But as time pass, everything remained the same. Uko igihe gishira n'ubundi nta cyahindutse. Mu rugo hagati yanjye na Andrew haje distance itabaho. Hagati yacu buri umwe abaho nk'udafite undi. Keneye kurya kitekera, ugize icyabura ntabe yakibaza mugenzi we kandi ahari. Mu rugo haje cyitwa umubabaro n'agahinda gusa. Twageze aho tuba just strangers to each other. Twarahindutse cyane, n'ibyiyumviro buri umwe yarafite undi gake gake bigenda bishira. Bisa nkaho noneho tutigeze tunakundana na gato. Byaje kuzamba kurushaho noneho maze kumenya ko ntashobora kuzigera mbasha kubyara. It was no good, I'm telling you. Byari bibi. Nyuma y'amezi hafi 8 tubanye dutyo, Andrew
yaje kumbwiza ukuri, ambwira ko arambiwe kubaho gutyo ndetse anyerurira ko hari undi mugore bari kumwe. Si ibyo gusa kandi yahise ampa n'impapuro za gatanya. Nari mbizi ko mariage yacu n'ubundi itakigenda, yapfuye kera nk'abana banjye batabashije kubaho, ariko numvaga ntashaka ko hari igihinduka. Amakosa yanjye yose natangiye kuyashyira ku mugabo, nkashaka impamvu zose zituma numva ko ari we munyamakosa, ko ari uko nyine byagombaga kugenda kuri njye, ari uko nagombaga kwitwara nyuma y'ibyambayeho byose. Ndarakara, umujinya uranyica, murya inzara, mutera buri kimwe cyose cyari kinyegereye, intoki zanjye zabashaga gushyikira narakimukubise. Ibintu turabimenagura mu nzu, nirukankira mu cyumba ndimo ndira cyane ndifungirana. Sinzi uko iryo joro ryakeye, icyo nibuka gusa nuko bwakeye nzinga ibyanjye nsubira kwa mama. Nyuma y'amezi nk'atatu urukiko rumaze kuduha gatanya, Andrew yashyingiranywe n'undi mugore, nanjye mpeta nyikuramo. Nguko uko byishimo by'aka gakobwa kari simple kanezerewe byaje kurangira ari amarira gusa. Nasubiye mu kazi, ubuzima bwanjye busubira nyine hahandi bwatangiriye, hahandi nahereye mbabwiriye inkuru. Nsubira kuba umuganga nyine kuri bya bitaro, nsubira kuba umuganga, nsubira ku mashifti ku kazi nakoraga amanywa, ubundi nkarara izamu. Itandukaniro nuko noneho ntari nkishimye nka mbere, akazi ntikari kakindyoheye, na mama wanjye noneho ubwe ntiyampaga agahenge. Inshuro nyinshi yanyibutsaga iby'urugo rwanjye ntashoboye kubaka. Mbere ya mariage yanjye nakundaga cyane kubyaza abadamu, kubona uburibwe baba bafite, ariko yaba amaze kubyara mu masegonda make cyane agaseka muhereje umwana, nanjye numvaga binezeza. Ariko natangiye kubyanga ku buryo iyo nabaga nakoze muri maternité nirirwaga numva meze nabi. Hakaba hari nabo rwose ntonganyije mbahora ubusa. Natangiye kwanga kubona umubyeyi abyara umwana muzima, kuko numvaga binteye ishyari kubona ibyo byishimo abandi bafite nge ntabashije kugira. Ahubwo haba hagize nk'ubyaye umwana upfuye cyangwa se ufite ikibazo runaka, nubwo atari ikintu rwose umuntu yakwishimira, ariko nkumva bisa nk'ibimpumurijemo gake, nkumva mu mutima ndi kuvuga nti burya I'm not alone, sinjye njyenyine n'abandi bibabaho. Nararaga ndira kugeza nsinziriye, ariko hari umunsi ntazibagirwa ubwo banzaniraga umugore uri kunda, uremerewe cyane, ukeneye ubufasha byihutirwa. Kubw'amahirwe make nsanga ni umugore wa Andrew, wahoze ari umugabo wanjye, kandi ni njye nyine wagombaga kumubyaza, ni njye wari uhari. Aho kwihangana byarananiye, umutima w'ishyari no kwihorera undusha imbaraga. Mva icyo nakoze sasa, numvaga nabagirira nabi, ariko nsanga ibyo bisaba urundi rwango ntari mfite mu mutima ako kanya. Umugore naramubyaje ndetse abyara neza rwose, umwana muzima udafite ikibazo na kimwe. Mu gihe umubyeyi waraye kunda atoya agatotsi gato, umwana we yarari hamwe nyine n'utundi tubebe. Haje undi mubyeyi nawe waje kubyara, nawe ndamubyaza mu buryo butanagoranye rwose. A homeless woman, umugore wabaga ku muhanda, utagira haba, udafite akazi, udafite icyo kurya, nawe abyara neza kandi abyara umwana muzima. Aba bombi babyaye abahungu, ndetse utubebe turyamishwa mu cyumba kimwe twegeranye, uretse ko buri umwe aba afite akantu ku kaboko kamutandukanya na mugenzi we. Ibitekerezo byari byinshi mu mutima ku cyo nakora ngo nihorere. Wari kubasha kundeba mu bwonko icyo ntekereza yari bugire ngo nasaze. Abana narabaguranye, uwo mukeba wanjye muhinduranya n'uwo mugore wundi nari maze kubyaza. Bivuze ngo my ex husband Andrew, wahoze ari umugabo wanjye, nawe azarera umwana utari uwe, ahubwo uwe bishobora kurangira agiye nko kuba nko mu kigo cy'imfubyi, kuko nyine uwo mugore ntabwo yari afite aho kuba, ntabwo yari afite icyo kurya, ntiyari kubasha kurera uwo mwana. Narishimye to the point I couldn't cope with the feelings of revenge. Ibyishimo byo kwihorera biraryoha mw'abantu mwe, gusa ikibazo cyabyo ntibiramba. Naranezerewe bikomeye, ndetse mpitana nagenda ngo hatagira uwo unsanga aho ngaho cyangwa se nkakubitana na Andrew. Nakuyemo itaburiya vuba vuba, ndangije ibyo nagombaga gukora ndataha. Nyuma y'icyumweru wa munezero wose warayoyotse, ahubwo nsigara n'inkomanga ku mutima uncira urubanza umbaza ibyo nakoze. Ntangira kwicuza bikomeye muri nge,
ariko sinatinyuka kugira undi mbyerurira. Natangiye yewe no kujya gusengera ku rusengero rwari muri karitsiye, ariko n'ubundi sinagira undi mbyaturira mu rusengero. Ngeraho yewe fata icyemezo cyo kutazongera kubyibazaho no kubitekerezaho cyane. I just moved on, narabyirengagije nkomeza ubuzima. Hashize umwaka naje guhura n'umuntu twigeze gukorana ku bitaro bimwe nahereyemo, ariko nari nkiri muri stage nyine, nkiri umunyeshuri. Twari inshuti ziraho zisanzwe, nta bidasanzwe biri hagati yacu. Twaje guhura rero turasangira, dutangira no kujya dusohokana rimwe na rimwe, yewe tuza no gukundana. Igihe kigeze turabana, ariko noneho kuri iyi nshuro nkumva urukundo ruratandukanye, nkumva ndishimye, ndetse nta n'imbaraga zindi zidasanzwe binsaba kugira ngo mbashe kumuha urukundo numvaga mfite. Yansabye ko tubana, ndamwemerera gusa numva hari ari uko ndi njyenyine nigunze, ariko nyuma naje kumva ko bitandukanye. Urukundo rwari ruhari ku mpande zombi kandi it was true love. Numvaga mukunda by'ukuri. Over time, my husband and I, we come to the decision to adopt a girl. Kuko nari umugore udashobora kubyara nyine, njye n'umugabo wanjye twiyemeje kuadopta umwana w'umukobwa. Ubwo dushaka ibyangombwa gahoro gahoro, ndetse ntibyanatugora rwose. Tubibona nyuma y'amezi 3. Noneho tumaze kubibona tujya mu kigo guhitamo akana k'agakobwa kakiri gato twarera. Tugeze mu kigo batwatse ibyangombwa, tubaha impapuro, barareba, nyuma batwereka aho abana bari, noneho ngo duhitemo. Gusa hari icyo nabonye kirandenga to the point I changed my mind. Nahise mpindura mind, mpindura icyifuzo. Tuhageze umugore watwakiriye yaratubwiye ati ariko ubundi mwakitwariye izi mpanga. Hari utwana tw'uduhungu 2 tukiri duto cyane tw'impanga baherutse kuzana vuba. Umugore ati mubishatse rwose mwabatwara. Nabanje kubyanga kuko nyine nge numvaga nshaka agakobwa, ariko banyeretse amafoto y'izo mpanga. Nasomye amazina yabo ndatungurwa. Ako kanya mpita nshesha urumeze umubiri wose. Aba bana bari bafite izina rya nyuma ry'umugabo wanjye. Byaranshanze, mwijwi ryuzuye ikiniga no gutitira. Numva mfite ubwoba cyane, mbaza wa mudamu nti aba bana byabagendekeye biti? Ababyeyi babo bari hehe? Umugore aransubiza ati ababyeyi babo rero nta n'ukwezi gushize bakoze impanuka y'imodoka yabahitanye hatarokotse n'umwe. Nyirakuru rero nawe yahise agira stroke. Yagize stroke itewe n'ayo makuru mabi yakiriye. Ngo kuko twamenya ayo makuru nyine turabafata nabo tubazana mu bandi hano. Narebye ifoto, amarira arisuka, umutima uri mutera vuba cyane, isura ihinduka umutuku. Mugabo wanjye n'uwo mudamu twari kumwe nta numwe wabashaga gusobanukirwa impamvu ndi kubaza byinshi cyane kuri abo bana, ndetse ntibumva impamvu inkuru yabo inshenguye bene ako kageni kandi ntabazi. Nabajije wa mugore nti none se niba ari impanga kuki mbona batandukanye cyane badasa? Ni fojimo? Ni za mpanga zidasa? Umugore ati well, umwe muri aba bahungu nawe bari baramwadose. Mama w'umuhungu umwe muri aba yari umubyeyi udashoboye, homeless woman, uba ku muhanda, utagira haba nyine, udafite akazi, udafite ubuzima mu by'ukuri. So rero amaze kumubyara yamutaye mu bitaro. Uyu muryango w'uyu muhungu wundi wahise wemera kumutwara ukamurera. Bavukiye mu bitaro bimwe, bavukira umunsi umwe, kandi noneho nta umuryango wamutwaye wari ufite ubushobozi, nta kibazo na kimwe. Papa w'uyu muhungu yahise yemera ko twamuha n'uyu uvukiye rimwe n'uwe, n'ubwo bwose atari we umubyaye. That was a relief, I'm telling you. Numvise ari nk'umutwaro wa kirojana bantuye ku bitugu. Kumva ko babana naguranye ntacyo byabatwaye, kuko n'ubundi bakuriye mu muryango umwe, umuryango wa Andrew. Wenda hari uwo bitaga uwabo babyaye niwe bibeshyeho, ariko bose babakunze nk'abana babo. Numvise icyo gusa kinduhuye umutima. Narongeye ndeba abo bana nanone, ndavuga nti ndabyemeye mu baduhe. Mu mutima ndavuga nti maybe God has given me a second chance to redeem my sin.
naratekereje ntahari wenda wabona yari amahirwe ya kabiri Imana impaye yo kwicuza cya cyaha nakoze. Aba bana ngomba kubarera uko byagenda kose. Nari nzi ko natandukanye na Andrew ariko nasanze burya bitari burundu. Abana narabafashe ndetse nkomeza no kwita kuri mabukwe mama wa Andrew nawe wundi wari wagize ikibazo cya stroke wari utorohewe n'izabukuru nawe mwitaho uko nshoboye. Ibyishimo ntabashije kubona kuri Andrew muri mariage yacu abana be barabimpaye. Inama y'umunsi. Ari one point abantu bazakugambanira, abandi bazagerageza kukuguranira umugisha, but here is the thing. No man on earth, no devil in the hell can stop God's plan for your life. Nta muntu ku isi, nta mubishi kuzimu wabasha guhagarika umugambi w'Imana ku buzima bwawe. So relax honey, uyu munsi usinzire byose hari ubitegeka. Inama y'umunsi. Inama y'umunsi. Nari umugore wishimye, ufite amafaranga, ufite buri kimwe cyose. Cyambere nize mu bigo byiza ndetse nge nari nkiri no mu ishuri. Nari umukobwa ufite inzozi zikomeye cyane. Byansabaga kwiga menshi rero. Sibyo gusa kandi nari mfite umugabo w'inzozi zanjye unkunda bikomeye. Dufite inzu nziza, dufite imodoka twifuza twembi, mbese byose byari bihari. Nashimaga Imana ku bwa buri kimwe nari mfite ariko nta byera ngo de niko abakuru bavuga. Umugoroba umwe navuye ku ishuri hakiri kare ndavuga ntari ku bundi watungura umugabo wanjye ngategura romantic night, ngateka neza ibiryo akunda, ngashaka uburyo tuza kwishimana twembi iri joro. Nagiye mu gikoni koko ndateka. Mu gihe mpugiye mu tuntu twinshi sinitaye kwitegereza umugabo wanjye uko atashya ameze. Icyo nibuka gusa nuko yansuhuje ubundi akajya muri douche vuba vuba agahindura imyenda ubundi akaza ku meza. Nanjye ubwo nari mpishije, nari maze kubitegura ku meza. Nakundaga umugabo wanjye bikomeye cyane. Yari mwiza, uko yitwaraga nabyadimiraga kuva kera cyane. Nkunda uko aseka, uko ateye, mbese nakundaga buri kimwe kuri we. I was super proud of him. Nari proud ye cyane. Mu magambo make naramwiratanaga. Maze gutegura ibyo kurya rero nanjye nagiye guhindura imyenda ngo dusangire nsa neza ntanuka ibitunguru. Tumaze kwicara ku meza ako kanya nahise mbona ko hari ikintu umugabo wanjye ashaka kumbwira, probably kitari na cyiza. Of course nabashaga kubisoma ku maso ye ko atameze neza. Patrick umugabo wanjye ati papa uyu munsi yambwiye nabi cyane, yansuzuguye imbere y'abakozi bose nta n'isoni. Can you imagine? Nyuma y'ubukwe bwanjye na Patrick, papa yamuhaye akazi ndetse n'umwanya ukomeye muri company. Umugabo wanjye nagerageje kumukaruma mwumvisha ko bitewe nuko papa wanjye yubaha company ye cyane ntabwo ashobora kwihanganira agakosa kariko kose kabone nubwo kabari gato. Umugabo wanjye rero umubwiye ntyo yarushijeho kurakara ati nabundi nari mbonye wondegera. Ahaguruka ku meza na rya funguro ryamvunnye nditegura ataririye, akubita icyugi cyane n'umujinya mwinshi cyane ahita ajya mu cyumba. Nibwo bwa mbere twari dutonganye tuvuganye nabi. Nanjye rero numvise mbaye frustrated, ndakaye ahubwo ahari kumurusha kuvunika nteka ntanabirye, ahubwo akaza ntura umujinya n'uburakari hejuru y'ibintu ntanagizemo uruhare na gato. Iryo joro buri umwe yaraye mu cyumba cye. Sinasinziriye ahubwo natangiye kujya kure mu bitekerezo, ntangira kwibuka uburyo njye n'umugabo wanjye twahuye. Umunsi wa mbere mbona Patrick ari university mu kigo namukunze nkimubona. Yari umusore uhora azengurutswe n'abakobwa benshi beza mu kigo, bisa nkaho abamwifuzaga twari benshi tumurwanira. Amahirwe yo kumwegukana rero kuri nge nabonaga ari nka 0%. Abasore nanjye banyegeraga rero nabimaga amahirwe ntaranamenya n'amazina yabo kuko umutima wanjye wari ufitwe n'undi already, nubwo nawe ubwo atarabizi ko abufite. Rero igitangaza
naje guhurira kuri proje imwe n'inshuti ya Patrick ku ishuri. Kubwo guhura kenshi rero tujyana muri library dusoma ibitabo dukora ubushakashatsi kuri iyo study project twari duhuriyeho, twisanze dutangiye kuba inshuti gahoro gahoro. Ndetse umunsi umwe ntazibagirwa, Patrick aza kureba ya nshuti ye turi kumwe ku ishuri, biba ngombwa ko njye na Patrick twibwirana. Nguko uko twahuye bwa mbere, nguko uko twamenyanye uko turi batatu, twisanga dutangiye kujya tuba turi kumwe kenshi, ndetse rimwe na rimwe tukanasangira saa sita. Twaba dufite ama exame tukigira hamwe. Numvaga nta byishimo birenze ibyo mu buzima. Umunsi wa mbere Patrick ampamagara kuri telefone, habuze gato umutima wari umvuyemo neza, hahandi utitira nawe ukabibona ko ufite ubwoba nkaho ari umukuru w'igihugu guhamagaye. Hari kuwa gatanu nimugoroba, ambaza niba mfite akanya ngo tujye gusangira agakawa ahantu, dore ko hari hanakonje. Nabyemeye nirukanka. Kuva ubwo dutangira kujya dusohokana kenshi, ndetse rimwe na rimwe ngatumira n'inshuti yanjye Evelyn nawe tukajyana. Ariko nashishoza neza mu by'ukuri, Evelyn nkabona ntiyishimiye kuba ndi kumwe na Patrick, kuko niyo Patrick yabaga adahari ntiyashakaga ko tumuvugaho. Niyo nabaga ngize nk'ikintu cyiza mubwira kuri we, nabonaga nta byishimo mfitiye nk'inshuti, ahubwo agashaka uburyo ahita ahindura sije byihuse, agahindura ikiganiro. Anyway, nanjye simbitindeho. Nyuma y'umwaka nkundana na Patrick, yarampropoje ansaba ko tubana, ndabyemera vuba cyane, kuko nta mukobwa utavuga yes. Abona umugabo w'indoto ze amupfukamye imbere amusaba mariage. Nyuma y'ubukwe bwacu rero nibwo Patrick yahawe akazi muri company ya papa, ndetse ahabwa umwanya ukomeye, umushahara utubutse rwose. Naho njye nyine mpitamo gukomeza amashuri. So muri cya cyumba kindi nari ndimo, ndakariye umugabo wanjye bikomeye, ibitotsi byamfasha araho ngeze nibuka ibyacu. Nkangutse mu gitondo nsanga umugabo wanjye yagiye ku kazi. Ntungurwa cyane no kuba yagiye atansezeye. Ubundi ntibyajyaga bibaho ko ajya mu kazi atansomye ku gahanga nsezera. Niyo nabaga ngisinziriye n'ikintu atashoboraga kwibagirwa. Igitondo cyose niriwe ndakaye, gusa mbona message ya Patrick ako kanya yanditse ngo I'm sorry, mbabarire nshobora kuba na reactinze nabi nijoro. Numvaga rwose ndakaye. Uwo munsi rero nanjye niriwe ndi off mood, ntameze neza. Ngerageza gushaka ikintu nakora cyampindurira mood, ndavuga nti ariko ubundi wajya gushopinga. Koko mfata imodoka ndagenda. Ndimo nzamuka muri lift, muri ascenseur, nkubitana na Evelyn, ya nshuti yanjye ya kera. Hari hashize imyaka myinshi tutabonana kubera ubuzima butandukanye bwa nyuma y'ishuri. Abantu baraburana neza neza, turahoberana, twari dukumburanye bikomeye. Gusa Evelyn ntiyari wenyine, ahubwo yari kumwe n'umwana we w'umuhungu, akana ubona kakiri gato kari hagati y'umwaka n'igice n'imyaka 2. Ubwo ambwira ukuntu yaje gutwara inda akabyara. Nibyo nyine sinashatse kumubaza byinshi kuri we, ahubwo twicaye ahantu dusangira ka ice cream iminota mike, tubwirana amakuru y'ibishoboka. Dushiduka ka gahungu ka Evelyn kasinziriye ku meza. Nibwo twatandukanye, buri umwe akomeza ize gahunda, ariko dusezerana kutazongera kwibagirana gutyo ukundi, ngo buri umwe ave mu buzima bw'undi gutyo gusa. Nimugoroba ntashye rero mbwira Patrick umugabo wanjye uburyo nahuye n'inshuti yanjye ya kera Evelyn, ariko nkabona umugabo wanjye icyo kiganiro ntashaka kugitega amatwi, ndamwihorera. Ahubwo numva mbajije ikibazo cyantunguye cyane. Patrick yagize ati, ariko ubundi uriya mugore umukundamo iki? Ko mbona atari inshuti nziza kuri wowe. Wabuze abandi bantu bazima bakubera inshuti uretse Evelyn? Wow. Numvise icyo kibazo kiri bizarre. Ntazu, I don't know, numvaga ntabyumva neza. Gusa sinashatse ko tuganira ku nshuti yanjye cyane, kuko nabonaga Patrick asa nk'ukirakaye. Ngira ngo ahari n'umujinya kimfitiye wo kuba ntacyo nigeze mvugana na papa wanjye, kuko kuba yaramusebeje imbere y'abakozi mu kazi. Umunsi ukurikiyeho koko nahamagaye papa, musaba ko twasangirira muri imwe mu maresitora nawe ubwe yarazi ko nkunda, tukaganira cyane ko hari hashize iminsi ntabwo twaherukanaga. Papa aranyemerera. Isaha twagombaga guhurira igeza nsanga muri restaurant, ubwo twodaringa amafunguro mu gihe bataratuzanira ibyo turya. Nahise ndasa ku ntego nti, rero dadi,
please do respect my husband. Ndakubaha nka papa, ariko nawe gerageza wubaha umugabo wanjye. Ntukamucyahire mu ruhame ngo umusuzuguze abandi bakozi. Ntukamukarire kuriya papa, kuko nawe urabizi ko nta kwa batagize. Nkivuga gutyo ibintu byahise bihindura isura. Papa arijima, ndabibona, ararakara rwose ndetse cyane. Papa ati numvaga ntabikubwira kuko iki ni ikibazo kireba abagabo gusa, ndavuga njye n'umugabo wawe, ariko ndabona hari biraza kuba ngombwa ko mbikubwira. Patrick inshuro nyinshi aradomoka mu kazi ukamushaka ukamubura. Ikindi ndetse cyanandakaje kurushaho n'uburyo umugabo wawe yatinyutse agatanga amakuru y'ibanga ya company akayaha aba competitors bacu, akayacuruza kuri bagenzi bacu duhanganye just over money, hejuru y'amafaranga. Ntekereza ko bahemba bihagije, right? Umushahara ugaragara just for you, kubera wowe. Look, my princess, iyo ataza kuba wowe, Patrick ntaba agikora muri company yanjye, kandi rwose I'm running out of my patience. Vubaha gukomeza kwihangana biraza kunanira. And I'm so sorry, ndumva nta peti ngifite. Papa yagiye atariye, ndetse agenda mbona ntazi niba ari njye cyangwa se ari umugabo wanjye arakariye. Icyo nzi cyo gusa nuko nanjye nasigaye numva ntagishonje. Mu gihe nkicaye muri ya restaurant ntazi neza uruhande ngomba guhagararaho, niba ari urw'umugabo wanjye cyangwa se ari urw'umubyeyi wanjye, ibitekerezo byakomeje kundusha imbaraga. First of all, nibazaga aho hantu Patrick aba yinyabije mu masaha y'akazi. Ikindi noneho ntumvaga n'uburyo Patrick yatanze ayo makuru y'ibanga hejuru y'amafaranga, kandi nzi neza ko nta mafaranga akeneye, kuko papa yamuhaye akazi keza n'umushahara uhagije rwose. Nta mafaranga twari dukennye mu rugo. Nagaruye ubwenge mbona umuntu w'umugabo ampagaze imbere asa nk'uwari uri kunsuhuza, ariko nta mwumvise kuko ibitekerezo byanjye byari kure cyane. N'ubu uyu mutwe mbona ni Hero, umuhungu wari inshuti yanjye aho tu muri kaminuza. Yumvise rero ko njye na Patrick dusigaye dukundana, bahita ava mu ishuri. Kuva ubwo sinongeye kumwumva ukundi. Yaricaye turaganira, bya biryo papa yaragiye atariye turabisangira, twibukiranya amakuru yo mu myaka myinshi ishize. Numva cyo koze angiriye neza, bitumye nibagirwaho gato ibyo bibazo by'umugabo na papa wanjye. Hero yambwiye ko yahise ajya gutangira akazi atarangije amashuri kubera impamvu zatumaga ariyo mahitamo gusa yarasigaranye. Hero ati nyuma yaho rero naje gutangira agency company yanjye, kandi rwose I'm grateful, biragenda. Mu gutandukana umusore ampereza business card ye andeba mu maso mu buryo bwanteye kubyibazaho cyane. Ati you can call me anytime, ushobora kumpamagara igihe icyo ari cyo cyose, I will be there for you, nzaba mpari. Dusezeranaho, ansoma ku kiganza, turatandukana. Nari mbizi ndetse nari nkibyibuka ko uyu musore yigeze kugerageza kuntereta tukigana, ariko kuko nakundaga Patrick cyane amaso yanjye nta bandi yabonaga. The next day nasuye my mother in law mabukwe ngo mubwire iby'urugo rwanjye, by'iwanjye uko bimeze, kuko nabonaga byanyobeye. kandi ikindi mabukwe yari inshuti yanjye, twarahuzaga ku tuntu twinshi. So nagiyeyo rero ngo mubaze ikijya mbere ku muhungu we, ambwira ibintu asigaye abamo bituma atakaza uko yiboneye. Twaraganiriye, ariko nawe ambwira ko atarazi ko ari uko bimeze. Patrick ntacyo yigeze amubwira, ndetse ko rwose badaherukanye. Twatetse agapiza turirira, tuganira ku bindi. Amasaha rero nayo yari amaze gukura, maze kunywa ka cyayi, mpagurutse ngo ngende. Sinzi ukuntu nabonye ifoto ntari nsanzwe nzi. Evelyn's son was looking at me from the photo. Sinumvaga ukuntu ifoto y'umuhungu wa Evelyn nari mperutse kubona imanitse ku kabati muri salo kwa mabukwe. No. Numvise bincanze, ndamubaza nti mom, who's this? Uyu ninde? Mabukwe yarimo yongera amazi mu mavaze yari arimo indabo zari ziteguye muri salo. Ati uravuga nde? Uwo ni umuhungu wanjye, ni Patrick akiri muto. What? Sinagize ikindi kintu ndenzaho. Numvise gusa numiwe, noneho mbaye lost, mbuze icyo nizera muri byose. Sinari nkibashije kujya ku ishuri, ahubwo nagiye mu rugo. Naratashye ngo mbanze nshyira ubwenge ku gihe. Ngeze mu rugo rero mfunguye muri salo, mbona ikote ry'umuntu ntazi mu ntebe.
biranyobera. Nagiye gahoro gahoro nomboka nzamuka hejuru, ngeze ku cyumba cyacu numva umugore arasetse, numva ijwi rya Patrick ndetse n'uwo mugore yongeye kuvuga, mpita numva ko ari Evelyn neza. Ariko icyo si cyo cyambabaje kurushaho, ahubwo icyambabaje nibyo numvise baganira. Evelyn yagize ati, hani rwose nsigaye numva ntagishoboye kwihangana, sinjye nzabona urekuye umugore rwose ukaza tukabana, ko kubona umuhungu wacu adakeneye papa, kandi nanjye rwose ndagukeneye, gukomeza kubaho njyenyine udahari biramvuna. Patrick ibyo yamusubije byo noneho byankuye mu mutima neza neza. Patrick abwira umukobwa ati, ndabizi sweetheart, kandi rwose iyo ataba data bukuhora ungenzura unkekakeka ubu biba byararangiye turi kumwe. Ikindi kandi humura, ubu hari udufaranga namaze kubika ku ruhande, si kera cyane rwose, mu minsi mike turaba turi kumwe, ariko nanone biradusaba kubanza kwitonda kugira ngo ndebe ko nasimbura data bukwe ku ntebe muri company akayinsigira agiye mu zabukuru. I love you baby, kandi urabizi Imana yonyine niyo izi imbaraga bintwara ngo umugore wanjye, nako uwo byitwa ko ari umugore wanjye mu mategeko atamenya ko ntamukunda rwose habe na gato. Chérie, nawe urabizi ko njye nawe ntacyo twari dufite, rero ntabwo nari gupfusha ubusa amahirwe y'urukundo rwa kariya gakobwa kinjije nari mbonye, kandi njye nawe twari dukeneye amafaranga. My dear, I felt offended and humiliated. Maze kumva ibyo baganira numvise koko nanjye ndakajije, narabaye naive, narabaye akagoryi, urukundo rukampuma amaso ngakunda umugome. Nafashe imodoka ndiruka, feri ya mbere nayifungiye mu biro bya papa, ndira mvuza induru, mfite umujinya hahandi amarira yamanuka gaturutse mu jisho rimwe. Papa kimbona biramucanga, ampereza ikirahure cy'amazi ndanywa, arankaruma, maze gutuzamo gake mubwira byose uko bimeze. Ako kanya Patrick yahise yirukanwa, ndetse babwira security yose ko atemerewe kongera kwinjira muri office ukundi. Namwoherereje impapuro za gatanya, birangiza mu mahoro. Sinigeze nshaka kwihorera cause I didn't want their son to suffer over the nastiness of adults. Sinashakaga ko ako kana k'akaziranenge kabo kababara hejuru y'ubugambanyi n'ubuhemu bw'ababyeyi bako. Nabikoreye umwana, ubu hashize imyaka 2 ibi byose mbabwiye bibaye. Mu minsi mike rero ndibaruka umwana w'umugabo wankunze by'ukuri, Hero, wowe undi twahuriye muri restaurant akansigira business card. He loved me for real, yarankundaga, kandi ubu uyu munsi nibwo mbona ko ari we nari nkeneye. Inama y'umunsi. Ikibabaje, they are not sorry for what they did, they are sorry you found it. Usanga abahemu nk'aba batababazwa n'ibyo bakoze, ahubwo bababazwa n'uko bimenyekanye. Noneho ikibyica byose niyo ubafashe bagakomeza gushaka impamvu zigaragaza ko n'ibyo binyoma bavuga ari ukuri. It sucks, right? Birababaza, but time will tell. Time will tell, sweetie. Igihe kizaguha ukuri. Inama y'umunsi. Inama y'umunsi. Gukina n'amarangamutima y'umuntu niryo kosa rikomeye mu buzima ushobora gukora ntirizagusiga amahoro. Iyi nkuru ngiye kubabwira yabaye muri Spain muri za 90, hashize imyaka itari mike. Umukobwa witwa Camera aza muri bar asaba icyo kunywa. Umuhungu wamuseriviye wamuhaye icyo kunywa we yitwaga Alejandro, yari umunyarugwiro asetsa kubi hahandi umuseriveri agwa neza guseriva kuganiriza nk'abamaze imyaka muziranye. Bakirebana bombi barashimana, bimwe benshi bita love at first sight. Rwa rukundo ukunda umuntu ukimubona bwa mbere. Umukobwa akunda umusore ariko atamuzi neza, nyamara umukobwa we yari umunyamahoro, umukobwa witonda utuje, kandi wa wundi ukunda gusenga by'ukuri. Yari umukobwa muzima utarigeze yishora mu ngeso mbi na gato, kandi noneho yari inshuro ya mbere agiye gukundana n'umusore uwo ari we wese.
mukobwa kuza muri iyo bare yaje yatumiwe n'inshuti ye, itinda kuza gato undi nawe abasabye icyo kunywa. Nyuma y'uwo munsi umukobwa yakomeje kujyaza muri iyo bare, mu by'ukuri atari uko haza umuntu runaka, ahubwo ari wa musore yahabonye akumva aramukunze. Alejandro abonye kamera nawe umutima uranyeganyega, atangira gushaka uburyo yamutereta, amusaba gusangira, mutumira ko basangira akantu, ariko umukobwa ntiyanywaga inzoga. Yari umukristo cyane kandi urumva ko kumuseduiza ntibyari bworohe. Gusa buhoro buhoro batangiye kujya bavugana, nyuma baza no gukundana. Hashize igihe kitari kinini bakundana, umunsi umwe umusore abaza umukobwa niba byashoboka ko yamuraza. Umukobwa ati no, keretse nyuma y'ubukwe bwacu nibwo nakora ikintu nk'icyo. Umusore bisa nkaho byamurakaje mu kuntu, ariko yihagararaho atabo, none se niba dukundana harabura iki ngo tubane, reka dushyingiranwe. Umukobwa nawe mu mutima ati ndatomboye kweri, ntomboye umusore mwiza ufite gahunda, uzi icyo ashaka, utari nk'aba basore baba bashaka gutesha igihe abakobwa gusa. Umukobwa arabyemera, bemeranwa kubana nk'umugore n'umugabo vuba cyane. Couple yahisemo igihe cyo kubana, ishaka itariki. Mu gihe bari mu myiteguro y'ubukwe bagura ibintu bajya kwigera imyenda, umukobwa yatunguwe no kuba nta muntu n'umwe wo mu muryango w'umusore wagaragaye. Umukobwa abajije fiancé we ubusobanuro bw'icyo kintu, umuhungu nawe ati mu muryango wanjye nta muntu n'umwe uba hafi aha, bose baba mu kindi gihugu kandi nta bushobozi nabona bwo kubategera bose, kandi nabo ntabwo bafite. Ibyo ngibyo byarumvikanaga cyane ko burya ubukwe mu bihugu bimwe na bimwe ari umuhango usanzwe nk'indi yose, ushatse urabyoroshya cyangwa se ukabikomeza. Abageni bashobora gushyingiranwa ubwabo ari babiri na padiri ubasezeranya gusa, nta wundi batumiye, kandi ubukwe bugataha neza. Umukobwa nawe rero byaramutangaje, ariko nanone ntiyatinda kubyumva. Ubwo umuhungu bose baramwizera, yewe bumva banamugiriye impuhwe kuba agiye kwimarya nta muntu n'umwe wo mu muryango we uhari. Habura iminsi 2 gusa rero ngo bashyingiranwe nk'umugore n'umugabo, umusore asura umukobwa, asanga umukobwa ari kurira byacitse. Alejandro ati hayi hani, byagenze bite? Ufite igihe kibazo kuki utambwiye? Niki kitagenda? Trust me, I'm crying over joy. Ndimo ndarizwa n'ibyishimo, ndimo ndarizwa n'uburyo mbonye umugabo w'inzozi zanjye, ndikurizwa n'ibyishimo nkubwiza ukuri. I still can't understand how I got to be so damn lucky to meet you. Sindabasha kumva uburyo naba umunyamahirwe bigeze aha nkagira umuntu nkawe. Iki gihe cyose gishize wubashye umwanzuro wanjye, nubwo bigoye ariko waranyumvise. Umbabarire kuba ntarabashije kukwizera ku munota wa mbere ubwo wansabaga ko twamara nijoro, ibyo nkakubwira ko ntabikora, ahubwo niteguye kubikora nyuma y'umunsi w'ubukwe bwacu, nuko nari mfite ubwoba bw'uko ushobora kundeka umaze kubona icyo ushaka. Umbabarire kuba narabaye selfish, umbabarire kuba narikunze ngakabya, ubu noneho ndi uwawe kandi ndakwizera. Alejandro yaratunguwe cyane, ariko nk'umusore ntiyapfusha ubusa amahirwe, koko yabonye icyo yashakaga. Umukobwa yarishimye iryo joro bitabaho. Ati let me tell you something, iri joro sinzigera ryibagirwa na rimwe mu buzima bwanjye. Bukeye mu gitondo baratandukanye, imyiteguro y'ubukwe nayo yagombaga gukomeza. Ku munsi w'ubukwe ababyeyi b'umukobwa, inshuti n'abavandimwe bose babukereye, bishimiye umunsi udasanzwe w'umukobwa wabo. Umukobwa wari urimo gusa neza bidasanzwe mu ikanzu y'umweru, we n'umuryango we bagera ku rusengero kare bategereza umusore. Ibirori byenda gutangira, barategereza barongera barategereza, umukwe baramubura. Bageze aho batangiye kurambirwa, buri umwe arimo yisuganya ngo yisubirire mu rugo, inshuti ya Alejandro bakoranaga muri ka kabari iraza, bose barikanga nkaho umusore wenda hari ikibi cyaba cyamubayeho. Ya nshuti y'umusore mu bwoba bwinshi, ubona n'ikimwaro nawe isoni zamukoze, ati Alejandro ntakije, antumye ngo mbwire kamera ko yahinduye ibitekerezo, watagisezeranye kandi ngo umwihanganire kuba bikoze ku munota wa nyuma. Umukobwa icyo yakoze, yarunamye akuramo inkweto, ubundi asohoka yiruka koko. Papa we abuza abantu bose bashakaga kumukurikira kumwirukaho, ati nimumwihorere,
nimumwihorere mumureke aka kanya icyo yumva akeneye ni ukuba ari wenyine. Umukobwa yarirutse ariruka ageze aho yumva ananiwe agenda buhoro, yambaye ibirenge, aracyari muri ya kanzu y'umweru yatangiye no kwanduzwa na makiyaje ziri kumanurwa n'amarira. Umukobwa arimo ararira, ari kuvuza induru nk'umusazi, nta kigenda, urabona ko umunsi ubaye mubi. Akomeje kugenda, imbere ye yahabonye umusore usa nka Alejandro. Icyo ntabwo ari cyo cyari kibabaje, icyaje kumushengura kikamumenagura umutima ni ukumubona atari wenyine. Alejandro yari mu muhanda arimo asomana n'undi mukobwa hafi y'urusengero yari busezeraniremo na kamera. Umukobwa yabuze icyo akora, yegera umusore n'amarira menshi arimo yihanagura, arimo apfuna. Aturakora iki hano? Ndabizi ko iki kintu nkoreye uzakicuza ubuzima bwawe bwose, kandi iteka nzahora nkwibuka nk'ikosa rikomeye ry'ubuzima bwanjye. Alejandro araseka cyane, ati I will never regret anything, never, nta na kimwe nzicuza. Kamera n'ikiniga cyinshi, hahandi ubona ko umuntu afite agahinda gakomeye. Ati urakoze kunyereka uwo uriwe. Umukobwa asubira mu rugo n'amarira atagira ingano, umutima ushwanyaguritse asa nk'uwutwaye mu ntoki. Yararize icyumweru kirenga kirira, yewe yaratekereje no kwiyahura, ariko inshuti n'umuryango byarahabaye. Aha ni hahandi umuntu nta ndyo n'imwe aba agishobora, nta mwenda n'umwe abona ukimubera, nta musore mwiza n'umwe ababona ukibaho. Aha ngaha uretse Imana yonyine, aho ubundi abageze kure. Depression, disappointment, agahinda, guhemukirwa no gutakaza icyizere mu rukundo, nibyo byiyumviro byonyine byiberaga mu mutima. Imyaka yakomeje guhita, ariko Imana ni nziza. Kamera yongeye kugwa mu rukundo nanone, yongeye gukunda no kwizera. Abona umusore mwiza umukwiriye, umukunda, umwubaha kandi umwitaho. Babyarana abana babiri, agira urugo rwiza. Ariko se niki cyabaye kuri Alejandro? Alejandro nawe burya ntibyaje kumworohera, cyane ko ari nawe waje gutangaza iyi nkuru ndi kubabwira. Alejandro ati imyaka irenga 20 irashize kuva aho mpemukiye Kamera nkamukoza isoni mu rusengero. Umukobwa Kamera yansanganye nawe kuri wa munsi w'ubukwe bwacu nishe yari undi mushya narimo ntereta. Amaze kumenya ibyanjye na Kamera, amaze kumenya iyo nkuru, nawe yarandetse ndetse anabisakaza hose. Inkuru yanjye buri mukobwa wese mu gace yarayimenye, yewe ntekereza ko ari no mu gihugu cyose. Nagerageje kongera gutereta, ariko nta wundi mukobwa nabashije kubona. Buri umwe wese negereye ati nta wakwemera umubazi w'imitima nkawe. Ahantu nakoraga nyiri bare, nyirakabari, yari inshuti ya se wa Kamera, nubwo twembi nta numwe wari ubizi. Uwo munsi inkuru yanjye na Kamera imenyekana, nawe yarayanyirukanye. Nagerageje gushaka akazi hirya no hino, ariko izina n'isura byanjye byari ikimenya bose. Nta muntu n'umwe washoboraga kongera kunyizera. Nyuma naje kubona akazi, ariko mu by'ukuri kadahuye na gato nako nifuzaga. Ubuzima bwambereye bubi kugeza ubwo nta nshuti n'imwe nasigaranye. Nashatse Kamera ngo musabe imbabazi ndamubura, ariko nyuma naje kumubona burya icyo umutima ushaka amataguranwa itabi. Byaramvunnye ariko ndamubona. Ngize ngo ndamusaba imbabazi, ati nta nubwo wibuka amagambo wambwiye. Ntabwo wibuka amagambo wavuze ko nta na kimwe uzicuza. None ubu uri gukora iki? Umukobwa nta n'isegonde na rito yampaye ngo antege amatwi byibuze yumva icyo nashakaga kumubwira. Icyamvunnye kurusha ibindi si uko atambabariye, ahubwo byibuze nuko atampaye umwanya byibuze n'iminota 10 ngo mubwire icyari kindi ku mutima. Nibutse umunsi wa mbere mubona aza muri bare, nongera kwibuka inseko ye ubwo twari tukishimye. Nibuka nanone ku munsi w'ubukwe mushengura umutima, nkumva icyasubiza ibihe inyuma nakwikosora, ariko ibyo byari impossible, ntibyari bushoboke.
rimwe na rimwe ubu mbona kamera n'umugabo we n'abana b'uburyo banezerewe, amarira agatakara, nkavuga nti iyo ntaza guhitamo kuba imbwa uba bari njye mugabo wari nanjye papa w'abana be. Ubu nibera ku kirwa cyanjye nyine, nifuza gukunda ndetse no gukundwa, ariko bisa nkaho ari inzozi zitazigera ziba impamo. Inama y'umunsi. Burya ntawe utakwibeshya mu rukundo, kuko mu mutima ni kure. Hanze ahangaha hari abantu banezezwa no guhemuka gusa. Baravuga mu cyongereza ngo sometimes the love of your life comes after the mistake of your life. Urukundo nyarwo rw'ubuzima bwawe rushobora kuza nyuma y'ikosa rikomeye waba warakoze. Muri iyi nkuru buri wese yakuramo isomo rye. Ariko muri iyi nkuru icyo nashatse kukwigisha ntabwo ari karuma ya yindi izahorera umuntu, cya kintu kizakugaruka byanze bikunze, ya nyiturano wituye abandi ari izakugarukira. Ntabwo ari umusore mubi uri muri iyi nkuru wahemutse gusa tugomba kureba, ahubwo tunarebe n'umusore, umugabo wa kamera wabashije kumukiza ibikomere, akabasha kumugira uwo ari we uyu munsi. Ushobora kuba warahemukiwe inshuro irenze imwe, ebyiri, eshatu mu rukundo, yewe ukumva uranazinutswe, ariko hanze ahangaha beza baracyariho. Never lose hope. Witakaze icyizere burundu.